Murakaza neza nshuti za JJ Love Family TV. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nkuko musanzwe mudukurikirana. Uyu munsi nanone tugiye kubagezaho ikiganiro dushimira abantu mudukurikirana umunsi kundi, muduha courage, muduha comments zanyu, abakanze kuri subscribe, murakoze cyane, muradutera courage. Nawe utubonye bwa mbere twagusaba ukande kuri iryo jambo ry'umutuku yitwa subscribe kugira ngo ikiganiro kizajya gitambuka ujye ukibona utiri ujya kugisacinga, ukijya kuri YouTube uzajya ukibona. Murakoze cyane rero, twongeye gushimira umutumirwa turi kumwe uyu munsi. Ubushize yari ahari, abakurikiranye ikiganiro cyatambutse kuwa mbere baramubonye, hanyuma n'uyu munsi tugiye kuba turi kumwe nawe. Ndagira ngo abanze yibwira abadukurikiye batamuzi cyangwa se bamubonye bwa mbere, abanza mwibwire. Nge turi kumwe, nitwa Judith, tugiye kwakira n'umutumirwa atwibwire. Nitwa Fred Rutayisire, niyo mazina yanjye. Ndi umusore ndakijijwe. Arakoze cyane Fred. Ubushize yari ari kumwe natwe, ikiganiro cye cyarakunzwe cyane, mu by'ukuri bigaragara ko cyafashije imitima ya benshi. Nakomezaga mbona muvuga umutumirwa mu mugarure, umutumirwa mu mugarure. Twamugariye rero, turi kumwe nawe uyu munsi. Ngiye kumwakira aba asenga kugira ngo dutangire iki kiganiro. Turakwakiriye. Murakoze. Reka dushime Imana. Mwami Imana yacu nziza, Mana ikomeye, Mana yera, Mana ikiranuka kandi data, turagushimiye Mwami aya mahirwe nanone wongeye kuduhereza yo kongera kugira umwanya wo gusangira na bene data. Mwami, ibiturutse ku mutima wawe ni ubuntu kandi Mwami ni nacyo twakabaye dukora. Turagushimira rero kuduhaye ubuntu Mwami bwo kubikora. Ducishijwe bugufi muri uyu mwanya, turi imbere yawe kandi turi kumwe nawe Mwami, kugira ngo uganze uzamurwe muri byose Mwami. Turagusaba kugira ngo ubane natwe, utunyuzamo message yawe Mana, uduhereze kuvuga umutima wawe. Reka bari muri wowe tuvoma, kuko ibigukomotseho nibyo bitanga ubugingo Mwami kuba byumva n'ababyakira. Amagambo yaturuka muri jye, yaturuka muri Judith, yaturuka no mu wundi wese Mwami, yaguma ari amagambo gusa Mwami abaye atari wowe akomotseho, ariko iyo aguturutseho nibwo abera abayumva n'abayakira ubuzima. Mu izina rya Yesu Kristo rero tuguhaye ikaze, uganze amarangamutima yacu, uganze ibitugize byose, uganze ibituzengurutse byose, kugira ngo byose bigucire bugufi Mwami, bikubere ibikoresho byo kugira ngo usohoze icyo wagambiriye gukora uyu munsi Mwami. Dusabiye bene data badukurikiye n'abazadukurikira umugisha Mwami wo kwakira ibyo tugiye kwakira Mwami, tugukuyeho mu mwimerere wabyo kugira ngo bizatanga ubuzima kuri bo Mwami. Mu izina rya Yesu Kristo tugushimye, amen. Murakoze Fred. Tugiye gutangira ikiganiro cyacu. Nkuko mumenyereye tuba dufite insanganyamatsiko tukayiganiraho mu buryo bwimbitse. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ni nk'ikibazo, ngo nkore iki kugira ngo ubusore bwanjye butazicuzwa, cyangwa se mu gihe cyanjye cy'ubusore nakora iki, cyangwa se nagenza nte, cyangwa se nakwitwara nte kugira ngo igihe cyanjye cy'ubusore kitazicuzwa, cyangwa se ntazabaho ubuzima bwicuza ngo iyo mbimenya, cyangwa se iyo nkora gutya, cyangwa se iyo mbaho gutya. Mu by'ukuri iyo ni insanganyamatsiko y'uyu munsi, nkore iki kugira ngo ubusore bwanjye butazicuzwa. Ni muri ubwo buryo rero tugiye kuba twakira umutumirwa nkuko bisanzwe. Ni ujya muri details cyangwa se ujya mu buryo bucukumbuye bw'iki kiganiro. Ngiye kumwakira kugira ngo aduhe introduction cyangwa se incamake y'iki kiganiro. Kuba dukurikiye mukomeze kuryoherwa. Turakwakiriye. Murakoze. Ndashimira Imana ko itanga ishurirwa mu buryo butandukanye. Ngira ngo ibyo tuba tuvugaho ni ubuzima bwa buri munsi tubamo, kandi dushaka kubirebera mu kw'Imana ibiteganya ko tugomba kubibaho. Noneho hari ukubaho ubuzima ujyanishije n'umurongo imibereho cyangwa se isi, twabyita isi ishyiraho izo twita world standards z'ubuzima, z'imibereho.
hariho igihe dufata ubuzima n'urugendo rw'ubuzima tugomba kunyuramo, rero tugafata izo world standards akaba arizo ziba references cyangwa measures dushingiraho dupima uko ubuzima bukwiriye kubabwamo. Rero hano turibaza ngo ubusore cyangwa ubuto ni gute nabubamo, nkabubamo igihe nzaba mbuvuyemo sinzicuza uko nabubayeho. Ibi birakomeye cyane. Nta bundi buryo bubaho umuntu ashobora kubaho buno buzima akiri muto, akiri mu myaka mitoya, agifite imbaraga, amahitamo akiri menshi imbere yashyizwe imbere, hanyuma ngo abibeho atambuka iyo fezi ntazicuze, keretse abubayemo uko Imana yagennye ko azabubaho. Ibyo bisa naho bizimije. Umuntu ashobora kwibaza ngo none se ubundi namenya ntuko iyo Mana ishaka ko mbubaho? Nta handi, nta bundi buryo, nta zindi tekinike, nta maji wakoresha ngo ubimenye, keretse n'ubundi birasubira n'ubundi kuri ya nsanganyamatsiko twari tufite ubushize yo kubaho ubuzima bubonera Imana umwanya, sibyo? Kubaho ubuzima bwifuza iteka, kuba Imana ari yo ukesha the next step, ari yo ukesha intambwe ikurikira. Ubuzima ndimo uyu munsi nkavuga ngo imyaka ndimo, denda tuvuge ndi umutini nkiri mu myaka mitoya nkibyiruka, nkavuga ngo Mana ubundi niki uteganya, niki ushaka umuntu ko yakora, nubuhe buzima wateganyirije umuntu ko abaho akiri muri iki kigero cy'imyaka. Ukumva ariyo umutima wawe urambirijeho, ukumva ariyo umutima wawe ukesha koko ubuzima bukwiriye bwo kubaho muri icyo kigero. Haleluya. So no kuvuga ngo rero umuntu aramutse yibwira ko ubuzima butazicuzwa, yabukura handi, yabwiga mu ishuri, yabukura muri societe, ushobora kwisanga watwaye ikigero cyangwa reference yenda gushushanywa nkaho ari y'ukuri ariko mu by'ukuri atari ukuri. So the good reference is nuko umuntu akora developing cyangwa ashiraho yimakaza imibanire ye n'ubusabane bwe n'Imana, kugira ngo abashe kubona igisubizo cy'ukuri cy'ubuzima akwiriye kubaho mu myaka iyo ari yo yose. Uyu mwanya turimo turavuga kuri stage y'abana batoya cyangwa y'urubyiruko cyangwa y'abasore n'inkumi, mbega iyo generation ibitarinjira mu kujigije, ibitarinjira mu bantu bakuru, mu bo bita abakuze, ariko byose byimplyinga no kuri buri phase y'ubuzima. Bigera no ku bagabo, abapapa, bikagera no ku bamama, bikagera no ku bashesha kanguhe, abasaza, abageze mu zabukuru, bose bibageraho. Nta muntu ubaho muri, niba twemeranya kuri iki kimwe cyuko ubu buzima tubayeho ari Imana yabuduhaye, ariyo dukesha imibereho no kubaho, ariyo dukesha kuba umuntu avuka akaba muzima, umubiri ugafunctiona, akaba ariyo nkomoko y'ubu buzima tubayeho. Nanone ni nayo nkomoko, ni nayo shingiro, ni nayo ntandaro, ni nayo ifite the big picture cyangwa ishusho ngari y'ubuzima umuntu akwiriye kubaho kuri buri kigero cyose cy'ubuzima, kuri buri myaka, kuri buri kigero agezemo. Niba akiri umwana wa wundi uramizwa amata, niyo ifite ishusho ngari yuko umuntu ashobora kuba hari umwana mutoya ariko akabaho ubuzima butazicuzwa, ubuzima bwagenwe kwabaho. Buriya umuntu kugira ngo yicuze nuko aba yakoze ikintu mu buryo kitagombaga gukorwamo, nibwo gihinduka icyo kwicuzwa, nibwo regression ibaho, nibwo kuregreta bibaho. Ni igihe umuntu aje nyuma y'iyo mibereho, nyuma yo gutambuka iyo stage, nyuma yo gutambuka icyo kigero, akaza kwireturuva agasanga uburyo yari akwiriye kubaho cyangwa gukora bya bintu yabikoze mu buryo bucuramye cyangwa bunyuranye nuko byakabaye bikorwa, agatangira no gufesinga ingaruka zabyo. No kuvuga ngo rero aho ngaho amaso asa nahumutse, agasubiza agatima imembera, akavuga iti ibyo ari byo byose bino bintu nabikoze mu buryo ntagombaga kubikoramo. Icyo gihe iyo rero abisobanukiwe, no kuvuga ngo haba hari pointing hand cyangwa pointing finger, urutoki rumutungira ku buryo yagombaga kubikora. Umuntu ntiyakwicuza ikintu uko yagikoze nabi atarabona uburyo bwiza bwo yakagikozemo.
sibyo? So reference rero nyayo y'ukuri, umuntu yakugira inama, umubyeyi yakwereka inzira isanzwe, nawe afatira urugero ku bisanzwe byo mu isi, byo isi ishyiraho nk'amahame y'ubuzima, ariko kuri kw'imibereho iticuzwa umuntu agukomora ku Mana Data nyir'ubuzima, initiator w'ubuzima, the original source y'ubuzima. Niwe wenyine waguhereza, nk'uko twabivuzeho, nk'uko manufacturer akora imodoka akayikorera katalogue. Umuntu uguze imodoka yikuye mu ruganda ntabwo ashobora kumenya imikoresherezwe ya modoka keretse asomye ya katalogue cyangwa agakonsilita nyiri gukora imodoka. You understand? So bikenera n'umuntu rero ko niba atekereza amajije guhishukirwa k'ubu buzima n'uyu mubiri tubayemo, n'Imana yawushizeho n'ibikenerwa byayo by'umubiri umuntu agomba gushaka, n'Imana yabigennye nkana. So kugira ngo abe mu rugendo rwo kubaho muri ubu buzima rero, abubemo ari faithful kandi atazigera ikintu na kimwe yicuza, nuko akonsultinga wa wundi wamuhaye umubiri akamuhereza ubu buzima, akamubaza ngo ni gute se uku kuboko gukoreshwa? Wakugeneye ko gukoreshwa gute? Ubu bwenge mwiriye kubuyobora gute? Aka kanwa ururimi ndugenge nte kugira ngo ntanyuranya nuko wabigeneye gukoreshwa? Rimwe na rimwe ngasanga ninjiye muri malfunctioning yabyo. Urimo urabyumva? So bene data rero bakundwa, uburyo bwonyine umwana muto cyangwa urubyiruko cyangwa abasore bagomba kubaho bakabaho ntibazigere bicuza barenze icyo kigero, nuko babaho ubuzima bwomatanye n'Imana kandi buyikesha kugendana nabo umunsi ku wundi. Nibwo bazisanga bakoze ibikwiriye, babayeho ubuzima bukwiriye ubw'Imana yabaremeye kubaho. Murakoze. Arakoze cyane Fred. Ati uburyo wabaho mu mikurire yawe cyangwa se mu mibyirukire yawe cyangwa se n'ikigero cy'imyaka iyo ariyo yose uriho, utazicuza ejo hazaza hawe, ni ukubaho ubuzima bw'umuremyi wakuremye yifuza yuko ubaho. Mu by'ukuri cyane ko buri muntu wese kubaho kwe hari papasi y'Imana kwisanga kuri iyi si kandi y'umwihariko. Bisobanura yuko kubaho ubuzima bwiza butakwicuzwa nta formule runaka isi nyine twashyiraho ngo mvuge ngo Fred kuko yabigenje uku nanjye reka nigengeserera uku kugira ngo ntazicuza, kuko buri muntu nkeka ko afite papasi ye kuri iyi si Imana imuhamagarira. Ahubwo dukwiriye guhora duhanga amaso wamuremye tuvuga ngo ese ni iki wifuza yuko mbaho muri ubu buzima? Niye nzira, nuwe muyoboro wifuza ko ngenderamo? Mu by'ukuri abisobanuyeho byinshi cyane, ariko turaza kugera mu gihe cyo kugenda tureba ibibazo bitandukanye umuntu wese udukurikiye ashobora kugira. Abadukurikiye ashobora kwibaza ese kubera ikibi, ese ibi byagenda gute ibintu nk'ibyo? Nshimangiye naho ngaho wavugaga, nibyo Imana ifitiye umuntu wese umugambi wo kubaho uri unique, w'umwihariko wihariye. Bisobanuye ko ubuzima atari photocopy. Ntabwo nshobora gufata niyo nafata Judith akambera role model yenda hakagira ibyo mwigiraho, ariko ntibifite igisobanuro cy'uko ubuzima Judith abayeho bugomba kuba photocopy y'uko ngewe ngomba kubaho. Kuko muri kamere muntu, mu mimerere y'inyoko muntu, amaereri abaho. Kuko kwibesha byaremanywe umuntu, kuko atazi, ntabwo asobanukiwe neza we ku giti cye, ntiyakwikesha gusobanukirwa ubuzima mu mwuzuro wabwo atabikesheje umuremyi. So niyo mpamvu na Judith nshobora kumufataho nk'icyitegererezo, ariko hakagiraho aho yibeshye. Nimufata nk'aho ari we ubuzima bwanjye bugiye kuba photocopy bugashingira ku mibereho y'uko Judith yaba aho yakoze amayereri, nanjye nzayakora. Sibyo? Bikeneye ko rero imibereho iri straight, umurongo w'ubuzima bugororotse bwo nakabaye mbaho, nkwiriye kubukesha wa wundi udahusha cyangwa ngo yibeshe, ari we muremyi wabwo wabugeneye umurongo ugororotse bugomba kunyura. Arakoze cyane. Mu by'ukuri Fred, twakubaza, mu by'ukuri tubona ko ubuto bw'umuntu ni imwe mu ntambwe ikomeye Imana ishyiriraho umuntu. Njye mbifata nka gift, kuko ibi bishyizemo byinshi ugomba ubasha gushobora wa musaza. Niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo urubyiruko ngo ni imbaraga z'igihugu.
mu rusengero ukumva ngo urubyiruko ngo n'imbaraga z'itorero, mu rugo cyangwa se mu muryango. Buriya umuryango iyo ukura harimo abasaza baza n'imvi ku mutwe, bakabona nta bavuka batoya, bumva yuko umuryango urimo ugenda uzima cyangwa se ushira cyangwa se ugana ku musozi. Ariko imbaraga z'umuryango ubona cyangwa se uvuga uti wawu, umuryango wacu urimo uraguka, nuko babona hari abatoya bavuka. Niyo mpamvu ku gihe cyo kuvuka abantu bavuza impundu, bagira ibiki, hari ibintu byiza barimo ku expectinga muri uyu muntu. Bigaragara ko ubuto bw'umuntu ni impano ikomeye Imana iduhereza. Rimwe na rimwe umusaruro tubyarira mushobora kugira impact ikomeye muri societe turimo, mu gihugu cyacu hehe hatandukanye aho tubarizwa. Kigaragara ko ubuto ni step umuntu anyuramo cyangwa se n'intambwe buri muntu wese anyuramo, n'abari tubona abakuru iyo step bayinyuzemo. Ariko kandi mu by'ukuri ikibazo twifuza kukubaza, nayahe mahirwe akomeye umuntu mutoya aba agifite mu buryo bwa yansanganyamatsiko. Watubwiye yuko uburyo yabaho atazicuza harimo kwegurira ubuzima bw'Imana cyangwa se urugendo rw'ubuzima bwe, kugira ngo za mistakes abantu dukora Imana ituyobora ahantu hariho hose. Ese ubu buto bw'umuntu uko tubonye nk'impano ikomeye cyangwa se step y'umuntu acamo, ariko kandi isobanuye byinshi ku buzima bw'umuntu. Mu by'ukuri nayahe mahirwe akomeye uyu muntu ukiri mutoya afite, cyangwa se amahirwe agifite kurusha wa undi wahatambutse wenda urimo uvuga uti mu by'ukuri ndashaje, iyo mba nkingana na runaka nanjye nakabigenje gutya. Umuntu ukiri mutoya nayahe mahirwe akomeye afite arusha umaze gusaza? Urakoze. Icyo kibazo ngiye kugisubiza, ndashingira ubuzima bw'umuntu ni nk'igitabo. Ni igitabo kigizwe na page zitandukanye nyinshi, ziriho imyandikire cyangwa amagambo atandukanye. So ubuzima bw'umuntu rero ni nk'igitabo, bufite page zitandukanye, ari nazo turimo kugereranya nk'izo phases z'imibereho y'ubuzima. So umuntu ari kuri beginning page, ari kuri the first page. Imyaka y'ubuto, ikigero cy'ubutoya twacyita nka ya page itangira, ibanziriza igitabo, ibanza. Ni ukuvuga ngo iyo utangiye igitabo, niba turi kuri page ya mbere, haracyari imbere yacu haracyari igitabo cyose. Yenda tuvuge niba ari uyu muzingo w'igitabo, nkaba ndi kuri iyi page ibanza, mfite zino mpapuro zose zo kugira gute gusoma. Hari ibintu byinshi, hari ubwenge bwinshi buri muri iki gitabo, izi page zikurikira. Yego ntarageraho. So hano hantu ikintu cya mbere, mfite umwanya wo gukavaringa zino page zose. Urimo urabyumva? Ariko ndacyari kuri page ibanza. So mfite amahirwe arusha uyu muntu ugera kuri iyi page, kuko we yatambutse izi mpapuro. Ndacyafite ubuntu bwo gutuza, nkaba attentive, nkigengesera igihe menya ko kwigengesera ari ngombwa kuri ubu buzima, ari byo bizamfasha muri uru rugendo shaka gusoma. Ndacyafite ni ukuvuga ngo niba ngira amahirwe yo kumenya ukuri nkiri kuri iyi page y'ubuto, tubyite page, biranyorohera kuba nakosora amakosa ya wa wundi yakoze, hanyuma akabimenya ageze ku rupapuro rwanjye. Urimo urabyumva? Ni ukuvuga ngo icyo bivuze ni iki? Icya mbere, igihe cyo kubaho muri ubu bugendo rw'ubuzima ndacyagifite cyose kiri imbere yanjye. Mfite igihe gihagije imbere yanjye cyo kubaho, kandi mfite gukavaringa uriya yarenze adashobora gusubira inyuma ngo akavaringe. Urimo urabyumva? That is time, life span. Igihe cyo kubaho ndacyagifite mu mwuzuro wacyo. Nshobora guhitamo kugikoresha nabi cyangwa nkagikoresha neza. Ubwo bivuze ko mfite n'amahitamo. Mfite ubuzima, mfite igihe cyo kububamo, mfite n'amahitamo yo guhitamo uko mbubaho. Ukuri cyangwa ikinyoma bitewe. Niba nshaka kwimakaza ko ubuzima bwanjye buzaba hari ubuzima bw'ikinyoma mpaka kugeza mu iherezo, this is the right time to make it. Okay. Urimo urabyumva? Niba nshaka ko ubuzima bwanjye buzabaho nk'abadetermine, nkavuga ngo ubuzima bwanjye nzabaho ngendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, cyangwa nzabaho ngendera mu kuri kw'ibyo Imana isaba ko umuntu abaho. Ubu nibwo iyi niyo niho hantu ho guhera heza. Nkahatangira nkavuga ngo rero
ubu buzima bwanjye ngiye kubwintrustinga mu maboko y'Imana, ndashaka ko buzabaho ari ubuzima ndakemwa, ndashaka ko nzabaho ndi umusore w'indakemwa mu mico, mu myifatire, mu kwizera byose. Nkavuga ngo niyemeje kutazandavura, niyemeje kutazahemukira Imana, niyemeje ukoza amahitamo hakiri kare. Hari amahirwe menshi yo kubigeraho. Exactly. Uri murabyumva? So umuntu akiri muto afite igihe kimushyizwe imbere kirekire agomba kuzabaho, nubwo yenda tuvuga ubuto ntibisobanura ko umuntu adashobora gupfa akiri umwana, ariko ntabwo ari twebwe tubigena, ntabwo ari twebwe tubishyiraho. So iyo tubivuga tuvuga ko iyo umuntu avutse abaho, afite amahirwe yo gukura, afite amahirwe yo kuzavamo umugabo. Imana niyo imenya ibihishwe kuko ari yizi ubuzima bw'umuntu icyo igihe yabugeneye kubaho, ariko twebwe kuko tutabizi tubitekereza nk'aho umuntu afite igihe kirambye imbere cyo kubaho akazisazira. So urwo rugendo rwo kuva mu buto bwe kugeza ashaje ni igihe kirambye, kandi umuntu afite nk'amahirwe bwo kugena uko azabubamo. Imana yaremye umuntu, iramurema imushyiraho, ariko yamuremeye amahitamo, yamuremanye free will. Ashobora guhitamo kubaho uko Imana ishaka cyangwa agahitamo kubaho uko we ashaka. Biganisha kuri cya cyanditswe noneho Yesu yavuze ku nzira y'igihogere n'inzira ngari, kandi akazisobanura buri imwe ahiganisha, hagasigara amahitamo ya muntu cyangwa se inzira ngari. Muri context yabyo inzira ngari akayishushanya n'inzira yo kurimbuka, inzira y'igihogere by meaning ifundanye akayishushanya nk'inzira ijya mu bugingo buhoraho. Suko yenda ngo bigenda bifate ahantu umuntu azaca ngo na context yari uko ahantu mu nzira y'igihogere ni inzira ifacilitatinga cyangwa ishyigikira ubushake bwa muntu, kamere muntu, bishyigikira umuntu. Ni ahantu umuntu ajya bitamusabye ko agira icyo yigoma, ariko mu bwami bw'Imana cyangwa mu bugingo buhoraho bisaba ko umuntu yireka akiyimuka we ibiryoheye kamere muntu, ibiryoheye umubiri, ibiwuryoheye nyine, ibyo abantu bose bimakaza, iby'isi yimakaza, rimwe na rimwe bikamusaba ko yiyimukamo, akareka none hakimukira mu Mana. Ubuzima bwe akareka kuba ari we ubuyobora, akava ku ntebe. Urumva iyo sacrifice, iyo ni sacrifice. Icyo ni igitambo kigusaba kwimuka ku ntebe y'ubutware bw'ubuzima bwawe, noneho ukavuga ngo Mana ndashaka ko ari wowe uza ukicara ku ntebe y'ubuzima bwanjye. Ni ukuvuga ngo ni ukwimuka kukwiyobora, ukareka Imana akaba ariyo ifata vora y'ubuzima bwawe ikabuyobora. Uri murabyumva? Umuntu rero aba akiri kuri iyo stage aba agifite kuba yakora ibyo ngibyo hakiri kare, akavuga ngo Mana sobanukiwe ko ubu buzima ari wowe wabumpaye, ni nawe uzi iyo bwerekeza, niyemeje kukwegurira ubuzima akaba ari wowe ubuyobora kuko ari wowe uzaho ubwerekeza. Uri murabyumva? Cyangwa se akaplika ya will yindi ya kamere muntu, akavuga ngo Mana warandemye ushyira ku isi, ibyo birabaye birahagije, ibisigaye kuko wandemanye ubushobozi, reka nanjye nyobore buno buzima, nirwaneho. Sibyo? Ibyo byose iyo umuntu yabisobanukiwe akiri kare, akiri umwana, ashobora kuvamo umuntu wumviye Imana imibereho y'ubuzima bwe, akabaho ubuzima bumaking a difference, butanga itandukaniro mu rungano rwe, bufatwa nk'icyitegererezo cyo kwizera mu rungano rwe, kandi uwo muntu akaba abikiwe iherezo ryiza, kuzasoza neza. So ngarutse ku kibazo, muri ubu buzima umwana mutoya cyangwa urubyiruko cyangwa abasore cyangwa ikigero cy'abato baracyafite amahirwe y'uko amahirwe yose aracyari imbere yabo, amahitamo yose aracyari imbere yabo, kandi hakiri kare. Sibyo? Bayafite igihe kirambye kuruta wa muntu umajije imvi zimajije ku Ruyenzi. Tubitekereje muri general context, yenda bitavanyeho umwihariko w'umuntu ko ashobora no kuba azabaho imyaka 150, ageze mu myaka 60 ushobora gusanga arusha umwana uza yenda Imana yageneye iherezo ryo kubaho mu isi ku myaka 40. Sibyo? Amurusha igihe ashigaje, ariko that is a unique case. Ariko muri rusange umuntu yavutse anyura mu buto, agakura, akagera aho ageze mu kubyiruka, agakura, akarenga akagera mu bakuze nyine, abo twita abantu bakuru, gutyo uko fezezi zo kubaho zikurikirana. So rero uwo muntu afite umwanya,
afite igihe, afite opportunities, afite opportunities nyinshi ziri imbere ye, mbi izifite ingaruka mbi n'izifite ingaruka nziza. Afite n'amahitamo rero azakora, akavuga ngo iki gihe ndagifite, ngikoreshe mu buryo bwubahisha data, bwubahisha umuremyi, busoza bugarutse kuberaho uyu nguyu waremye ubu buzima bwanjye, cyangwa mbifate mbiyobora uko nshaka. Sibyo? Aya mahitamo menshi ashyizwe imbere, what is the right decision I should make? Ni uwuhe mwanzuro mwiza nakabaye mfata muri aya mahitamo? Ni ayahe mahitamo nakabaye mfata? Ni ayahe nakabaye ndorera gufata? Ibyo rero umuntu ntiyabimenya, n'ubundi ategamiye wa muremyi ngo iteka hore kuri wamubwira ngo ndifuza kuvuga mu matwi yanjye, nkumva icyo nkwiriye gukora kuri iyi fezi ngezeho, gutyo. So nibyo ngibyo, ni nkuko nabisobanura. Arakoze cyane Fred, atubwiye ko umwana ukiri muto aracyafite igihe cyo guhitamo kinini cyane ko amahirwe menshi amuri imbere, cyane nka time ugifite imbere yawe, cyane nk'umwanya wo kuba wahitamo kandi urwo rugendo ukarugenda. Uwo tuvuga yuko yakuze yarahaciye, mu by'ukuri icyobo yaguyemo, nkeka ko umenyeye ukuri aha hantu ukiri mutoya cya cyobo utakigwamo. Imana imuhereza umugisha cyane. Mu by'ukuri abakiri batoya ni ugukoresha aya mahirwe neza, ku buryo bwa buzima butazicuzwa, kandi tubonye ko ntawabyishoboza ubwe. Mu by'ukuri keretse Imana iyo ariyo iyoboye buri ntambwe yawe ugeraho y'ubuzima bwawe, buri cyiciro uvamo, buri cyo ujyamo, mu by'ukuri ntaba ari wowe ubwawe ukigezaho, cyangwa se ntube wibereyeho kubwawe kugira ngo ukigezemo, ahubwo wa muremyi uzi papasi y'iremwa ryawe cyangwa se y'impamvu yawe. Hari umuririmbyi waririmbye ngo gukora umukoro utari uwanjye nabyo biragatsindwa, nkoresha icyo wampamagariye. Bisobanura ko mu by'ukuri umukoro wa buri muntu ku giti cye uri mu kiganza cy'Imana, ko niyo muremyi ya buri muntu kuri iyi si. Arakoze cyane rero Fred, twakubaza ni ubuhe buryo abakiri bato bakunze gutakazamo amahirwe bari bafite bibaganisha ku kigero cyo kwicuza? Hari amahirwe watubwiye, hari uburyo, ariko se ni ubuhe buryo bakunze kuyatakazamo rwose kandi yarari imbere yabo, ku buryo bibaganisha ku kigero cyo kuba bakwicuza ejo hazaza habo? Urakoze. Uburyo navuga abakiri bato batakazamo amahirwe, ubwo iyo hari amahirwe biba bivuze ko niba ari opportunity iba ihari, ibisabwa ko umuntu ayihitamo, nyine you go for it. Uburyo rero bayatakaza bwa mbere ni ugukora amahitamo mabi. Amahitamo mabi niyo agena ingaruka. Yego. Akenshi ubuzima umuntu yisanze abamo, yenda tuvuge ku myaka 30, ikigero kinini kiba gishingiye ku mahitamo yagiye akora mu buto bwe. Hariho aho influence ituruka ku babyeyi, ituruka muri societe yabayemo, ituruka mu buzima yakuriyemo, ibyo ni factors nyinshi zigenda zituma umuntu ashobora gukora amahitamo atari meza. Ariko amahitamo umuntu akoze, niba ari meza cyangwa ari mabi, niyamusunikira kuzabaho ubuzima buregereta mu nyuma. Sibyo? So akenshi rero abato ikintu cya mbere kibasunikira gukora amahitamo mabi ni igitutu cy'urungano, kugendera mu kigare. Kavuga ngo urabona abana turi kumwe, ibyo ngibyo bishingira, najyaga mbibona turimo twiga nko muri Orevu, ukabona umwana twinje nigiye mu kigo kitari hano mu mujyi muri Orevu, umwana w'i Kigali yaza yakubise yatsapye, yazanye agasitire gashya kagezweho ari ku myaka, urimo urumva agenda nyine akandagira yidunda mu, ugasanga uramutuma mbaramushaka akamubwira ati aka kantu uzakanzanire, yakwihengeka abamupurifaringa nabo bagahengama. My friend, ntago bazi impamvu nyamukuru yamuhengetse,
ntibazi ikimutwara gityo, ntibazi n'umwuka ubiri inyuma, ariko they go for it, nabo bakabikurikiza gusa kuko kubera ibintu byinshi bitandukanye aho aturuka bakumva ko ubunyamujyi ari uko bakurikiza ko nawe yabaye gutyo, ariko nyamara wasanga hari n'ibya poisoninze ubwenge bwe bigatuma abaho ubwo buzima. So just following the magnitude, abantu bagakurikira ikigare, bagakurikira aho ikiriri nyamwinshi kigiye, batasobanukiwe impamvu nyamukuru ibibateye. Yes, akaba ari byo bimudoroga, bigatuma noneho abayeho ubuzima nawe atazi, ariko yamubona kubera impamvu runaka yatuma muprefera, agapfa kubikurikira atazi impamvu yabyo. Ibyo kenshi nanone bishingira kuko umwana yatojwe akiri muto. Bibiliya iravuga ngo umenyereze umwana inzira akwiriye kunyuramo akiri muto, azarinda asaza akiyigenderamo. Akenshi igituma umuntu akurikira igitutu cy'urungano cyangwa akaba ari cyo kimusunika adashingiye kuko wabyumva na understanding afite, aba lacking understanding, the proper understanding of the stage of life, sibyo? Abihawe rero igihe yarabikeneye, igihe yarabikwiriye akibikeneye, bimurinda kuzabaho ubuzima atakabaye abaho, ngo abeho ubuzima bw'undi muntu, hato na hato mu iherezo bizasanga yicuza uko yabayeho ubuzima butari ubwe mu nyuma, kandi yakabaye byarakosowe hakiri mu muto. Tugaruke no ku babyeyi cyangwa abandi bantu bafite inshingano cyangwa bafite umugisha wo kunyuzwa ubuzima bw'abana bato mu biganza. Guardians, parents, about teachers, trainers and so on. Mufite ubuntu bukomeye, mufite umugisha n'amahirwe atagira akagero. Imana gufata umuntu ku myaka mitoya akwiriye gushepingwa, akwiriye kugenerwa umurongo, aba akeneye umuntu umubwira ngo nkora iki niki gikurikira, what next to be done. Uwo muntu iyo ni blank page Imana ibiguhaye ngo wandikeho ugene. Natwe abarimu, ababyeyi, niba ubyaye umwana ukwiriye kumenya ko ari umwana w'Imana, ukeneye kuyikesha icyo ukwiriye kwandika kuri iyo page y'ubuzima bw'uwo mwana, sibyo? Natwe tuyegamire, tuyigarukeho. Abarimu mwigisha, be good role models babo bana babanyuze mu biganza, kuko mufite uruhare rukomeye mu babo bana bazababo, mufite uruhare rukomeye mu mahitamo bagomba gukora. So shape them, mubashepinga nk'abantu barimo gushepinga abantu b'Imana bazavamo ingirakamaro muri sosiyete y'ejo. N'umugisha w'Imana ubikoze neza nk'ukorera data cyane, ni nabyo dutezweho. Abigisha batezweho kwigisha nk'abakorera data, nk'ababitura Imana data. Ababyeyi batezweho kurera abo bana, atari ukuvuga ngo abe ku ruhembe rw'ubuzima bw'umuryango ajye yirata avuga ati nguyu umuryango niyororeye, nguyu umuryango niremeye uko nshaka kubaho, ahubwo akabaho ubuzima buvuga ngo ese aba bantu ko Imana ariyo yabampaye, ni ikihe cyerekezo ngwiriye kubayoboramo? Akabaho ubuzima bukesha Imana icyerekezo cy'umuryango, akabaho ubuzima bukesha Imana imibereho y'abana batoya ahawe, sibyo? Akabaho ubuzima bushimira Imana ko ibamuhaye, ariko nanone bukiyegamiye, bukidependinga. Imana itezeho ubuzima bw'umuntu aho buva bukagera, kuyegamira uhereye mu itangiriro ryo mibereho ye kugeza mu iherezo aho avaniwe muri uyu mubiri, sibyo? Rero abana batoya batakaza amahirwe yabo kenshi mu mahitamo bakora, kandi babiterwa nuko n'ubutamenya, babiterwa n'ubujiji, bakabiterwa n'ibitutu by'urungano. Peer pressure contributes much muri wrong choices, kandi wrong choices zicontributinga cyane cyangwa zigira uruhare runini mu kuzasoza umuntu agasoza nabi, yicuza ubuzima bwiza yakabaye yarabayeho cyangwa amahitamo meza yakabaye yarakoze, kandi bitakigaruwe, bitagisubiwemo ngo asubire hahandi nyuma ngo akosore amakosa yakabaye yarakoze. Rero bana bato, rubyiruko, bene data, rungano, nanjye ndacyari urubyiruko sindarenga ikigero cyabyo, mureke hakiri kare tugifite uburyo, niba hari uwagufasha umwegere, ariko cyane cyane uwo dukonsultinga, uwo tugana, uwo dubikesha, uwo tubishakaho, ab'Imana data. Tujye mu ijambo ryayo twige, turacyari mfite fresh mind,
ni urumva ibyo ni amahirwe umwana umutoya arusha umuntu mukuru. Umuntu uko arushaho kugenda akura ubwonko bugenda bunanirwa, bujyamo ibintu byinshi, kwibagirwa kuba ari kwinshi. Ariko mind y'umwana bikiri fresh, bikiri virgin, yakira ibintu bitandukanye. Hari umuntu wigeze kutubwira ngo uyu mwana agejeje imyaka 2 aba afite, urabona umuntu ushonje ashaka kunywa, niko mind y'ibimeze, ibifite amatsiko menshi. Reka ayo matsiko rero dushaka kuyahaza ibikwiriye mu mwanya wo kuyahaza ibyo isitanga cyangwa societe tubaye imitanga. Tuyishakire iyo mind yacu tuyirobanurire ibyo kurya dukwiriye kuyigaburira. Sibyo nibyo bizagena ubuzima tuzabaho ejo hazaza, nibyo bizagena. Hari ikintu wakomojeho, unyemerere nkigarukeho gatoya. Kino kibazo ndasa naho ngitinzeho, cyo wavugaga ngo igihugu, societe n'itorero n'umuryango. Njya mbireba natwe tujya nawe urabitekereza, ukareba yenda ukareba nka pastor wawe w'intangarugero mwiza, ubona nkaho ari role model mu byo kwizera. Ariko wazengurutse amaso, niba ari uko yenda ngira ngo hari n'igihe tureba nk'abantu ukabura umuntu ukavuga uyu muvandimwe, uyu mwene data, uyu usaza ko arimo agana mu zabukuru. Where is the next generation? Generasiyo ikurikira izahagarara mu byizerwa, igahagararamo ariyo kwizerwa, ugakomeza mu murongo wawo wo kwizerwa. Irihe? Sinshidikanya ko n'abari abashumba bacu babashaka bakatubura, baradushaka bakatubura ntibatubone. Urumva igihugu cyacu cy'u Rwanda ugasanga abantu baribwira bakavuga ngo ariko se perezida wacu ko arimo gusaza, His Excellence Paul Kagame, ko arimo kugana mu zabukuru, ninde uzamusimbura usibye nawe n'abandi bafatanya nawe bakorana umunsi ku wundi, babizerwa, bafata iki gihugu bakagitekereza, bafite umutima w'igihugu wo gukunda igihugu muri context y'ubuzima busanzwe. Akavuga ati ariko se ninde mu babyiruka, ninde nshobora guhagarara nkisimamira nkavuga ngo uyu muntu I can recommend this young boy cyangwa young lady, nkavuga ngo uyu nguyu yabikora, yakoreshwa n'Imana nawe akabikora neza. Impamvu nta yindi nuko akenshi bipfira muri ari stage, mu butoya, ari naho ababyeyi bakwiriye kwibana, ari naho abayobozi bakwiriye kwibana. Mureke ibyo biti bigororwe bikiri bito, hakiri kare, bigifite igaruriro. Muri ya fezi yaho nuza page y'ubuzima bwabo ikiri blank, twandikaho inyandiko zikwiye. Sibyo ntibibe gusa guhereza umwana ngo pocket money, kumuhereza imyenda akeneye, kumuhereza minerval akeneye, kumwigisha mu kigo cyiza, I mean in terms of academics, cyangwa ngo umujyane ku kigo gifite ubuzima bufite standard nziza. No, it doesn't end there. Hari ubuzima umuntu akwiriye kurema mu mwana we bitewe n'igihugu ashaka imbere, bitewe n'itorero ashaka ejo hazaza. Ariko byose bikwiriye kuzenguruka bikagaruka ku Mana Data, niyo ifite umugambi mugari w'iki gihugu kuruta abakiyoboye, kuko ni nayo ibahereza uko bakiyobora. Sibyo niyo ifite umugambi mugari w'itorero, niyo original planter w'itorero ryayo, umubiri wa Kristo. So niyo ifite ishusho yaho yerekeza. So reka twegere nagiye kuvuga ngo nyiri bisarura, twegere nyiri ubwo buzima, ariwe tumubaza ngo Mana duhereza uburyo bwo gushepinga ibi biti birimo kuzamuka bikiri ibitumbwe n'ibitontume, tubibagarire, tubisharirire ku buryo bizavamo ibiti bifite imbuto zitonkwe, zitanamuwe, zitakamuwe, ngo usanga bitumye haza ingaruka z'uko byera utubuto tudafite umumaro, tudafite ubuzima, tudafite, urabona, tudafite uzirantenge. Sibyo ibiti bitonkwe n'amahwa, bitagiye ngo bikamurwe n'amahwa, ahubwo ibiti bikuze neza nka rwa rutoki rushaririwe rugakurirwamo ibisangira ubuzima nabyo, cyangwa bisharinga ubuzima butari bwiza nabyo kandi bitari ngombwa, havanwemo ya masaka y'urukungu hakiri kare, kugira ngo amasaka nyayo meza azazamukana ubuzima
ubuzima buzira umuze kandi bufite ubuzima bukwiriye kugira, hanyuma noneho bityo bizatume yera umusaruro ukwiriye kandi ukenewe, wagenwe na nyiri ubuzima bw'iryo shaka, wagenwe na nyiri ya mbuto. Sibyo? Ni ibyo ngibyo. Uruhare runini rutuma abana bakora amahitamo atari meza cyangwa batakaza opportunities bafite, akenshi bigirwamo uruhare n'ibitutu by'urungano, sosiyete nyine bakuriyemo itari nziza, ariko cyane cyane foundation, urufatiro rw'ubuzima bashyiriweho n'abo banyujijwe mu biganza. Hari ibiterwa n'amahitamo yabo bakoze, hari n'ibiterwa n'ibiganza banyujijemo, ibyo bagiye bigishwa, ibyo bagiye bahabwa bakiri bato, bakabifata nk'aho ari wo murongo uri principle w'ubuzima cyangwa wo kubaho ubuzima bwabo, ariko batabigizemo uruhare. So hari ibyo bagiramo uruhare babihisemo, hari n'ibyo nibibazaho ari ingaruka z'ibyo babonye nyamara mu gihe bari bakenewe ibikwiriye ntibabibone. Sibyo? Rero bababo hakwiriye ko umuntu mu kigero cy'imyaka cye yinira akisuzuma, agakora amahitamo meza muri opportunities nyinshi zimushyizwe imbere n'ababyeyi, cyangwa ababyeyi. Ubwo iyo tuvuga ababyeyi harimo n'abo bigisha, abantu bose banyuzwa ubuzima bw'abana mu biganza n'Imana. Bakwiriye koko kwinira bakisuzuma, bakareba niba koko buri mwana ku kigero cye koko bamuhereza ibikwiriye, ibyo akwiriye guhabwa, byatuma abaho ubuzima Imana yamugeneye kubaho. Bityo nibwo twaba turimo kubaka the following or next generation, generasiyo izakurikira, izakurana kubaha Imana. Bibiliya idescribinga Yesu uko yagiye akura muri stages z'imibereho ye, ngo yakuza ashimwa n'Imana n'abantu, kugira ngo umuntu abeho ubwo buzima bushobora guhamirizwa n'abantu, bugahamirizwa n'Imana. Nta kindi nuko aba yahawe ibikenerwa shingiro at early stage bikwiriranye n'iby'Imana yamugeneye, kandi byose bikaba bifite inkomoko ku Mana. Sibyo? Nuko nguko. Arakoze cyane, mva nari naryohewe. Mu by'ukuri Imana iguhereza umugisha cyane. Wigeze gukomozaho ku kintu cy'amahitamo, cyangwa se uburyo umuntu ukiri muto afite amahirwe yo kuba agifite amahitamo, ariko kandi tubona ko amahitamo ashobora niho navuga ngo kuzana ingaruka nziza bitewe n'amahitamo yariyo, ariko tubona ko hari n'amahitamo ashobora kugira ingaruka mbi bitewe n'amahitamo mabi umwana ukiri mutoya yahisemo. Ese na yahe mahitamo umuntu ukiri mutoya yabasha guhitamo akavuga ati mva ndi sure neza yuko ubuzima bwanjye butazicuzwa cyangwa ejo hanjye hazaza hatazicuzwa? Kuko twabonye ko hari amahitamo, kandi amahitamo ari muri bimwe muri opportunity umwana ukiri mutoya afite cyangwa amahirwe afite. Ariko se tubona ko amahirwe arimo pariti ebyiri zitandukanye. Ayo mahitamo ashobora guhitamo neza cyangwa nabi, nka za peer pressure twumvaga n'ibindi bitandukanye, cyangwa akanahitamo neza. Ese naye mahitamo akwiye kubaho shuwa akavuga ati wow, bisemo neza sinzicuza? Urakoze. Cyambere kibanza, ubwo iyo tuvuze ngo amahitamo, iyo umuntu ageze ku kigero cyo gukora amahitamo aba ari umuntu umajije guca akenge. So umuntu ujya gukora amahitamo, ikibi n'ikiza, agatandukanya icyatsi n'ururo, aba ari umuntu umajije guca akenge. Ni nawe muntu utezweho gukora amahitamo. Sibyo? Ari naho ingaruka nyinshi zigera ku buzima bwe zikomotse ku mahitamo yakoze muri icyo gihe amajije guca akenge, bibarwa kuri we. Bitandukanye na bya bindi byaho yarerewe ibiganza by'ababyeyi. Exactly. Iyo umuntu amajije gucamo akenge atangiye kwikorera amahitamo, bamubwira bati rya ibyondo, akavuga ati birasa nabi, kandagira mu byondo ati harasa nabi. Atangiye kumenya ko ahantu ari aho gukandagirwa umuntu amajije koga, gukaraba, cyangwa se atari aho kugibwa. Aho amajije kureba umwenda we yawambara kabiri, yabona wagiyeho ibitaka, akavuga ati mama ati wanduye, reka njye kumesa. Urimo urumva atangiye guca akenge. So ni ukuvuga ngo rero ikintu cya mbere nashishikariza, cyangwa amahitamo ya mbere nashishikariza urubyiruko gukora, ni ukubaho ubuzima bweguriwe Imana, bweguriwe Uwiteka. Simbizi yenda bankurikiye bari biteze ibindi, ariko iryo ni ryo banze ryo kubaho ubuzima butazicuzwa.
iyo umuntu abayeho ubuzima bukesha amaramuko, bukesha imibereho, bukesha amahitamo Imana, bukesha umwanzuro Imana, ndababwiza ukuri ntabwo Imana yareka uwo muntu yicuza. Ntabwo yibeshya. Nicyo ndimo nshaka gusobanura. Gukizwa nibyo bihereza umuntu garanti yo kubaho ubuzima bw'ubumana cyangwa kubyarwa n'Imana. Ubundi gukizwa no kubyarwa n'Imana, umuntu akaba insere, akaba adopted mu muryango w'abana b'Imana. Habaho abantu b'Imana, ngiye niko nabyita, hakabaho n'abana b'Imana. All created people, humankind, ni abantu b'Imana, abantu Imana yaremye. Ariko they are not all of them, ntabwo bose ariko ari abana b'Imana. So kugira ngo umuntu abe umwana w'Imana bisaba ko afata umwanzuro, agasobanukirwa ko abayeho kuba ubuzima, ni ukuvuga ngo kuba ari umunyabyaha, adakwiriye kuba uw'Imana, adakwiriye kubana n'Imana, uko ateye bidakwiriye, bitamufacilitatinga kuba yabaho ubuzima busabanye n'Imana, adafite uburenganzira bwo gufesinga Imana in his holiness. Bisaba ko abisobanukirwa kandi ko bidakomoka muko yitwararetse n'ibyo yakoze, ahubwo natireye. Bibiliya iravuga ngo ku bw'akavukire yacu, Pawulo arimo avuga muri Ephesians, abwira itorero ryo muri Efeso, avuga ngo namwe yarabazuye abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, ibyo mwagenderagamo mugikurikiza ibyo kamere n'imitima yanyu birarikira. Aranje aravuga ngo natwe niko twari tumeze, ku bw'akavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo, irangije ituzura ye mu rupfu, kugira ngo umuntu azuke nuko aba ari mu rupfu. Yabanje gupfa. So all humankind is dead. They are dead in their trespasses. Bapfiriye mu byaha byabo, kandi ntago bibanza ko gukorerwa. Niyo kamere yacu, turi abanyabyaha by nature. Kugira ngo umuntu yamburwe iyo shusho bisaba kwapfa akazurwa mu buzima bushya. Sibyo? Ntago bifitanye isano rero n'ubunyangamugayo. Bifitanye isano n'imirimo ikorwa. No. Imibi cyangwa imyiza. They are godly standards and worldly standards. Abantu rero bafite uko bita abantu bitewe nuko nakwitwayeho. Ariko the final judge is not you, is the heavenly Father. Kandi ajudginga akurikije principles z'ubwami bwe, ntabwo akurikiza mu bw'iyi si. Kuvuga umuntu ashobora kuba ari inyangamugayo, ariko atari yaba umwana w'Imana aracyafitanye urubanza nayo. Rukomeye cyane. Rukomeye. Afitanye urubanza n'Imana, ntabwo ari ukugirana urubanza rundi, akwiriye gucirwaho iteka. Kandi nanakomeza gutyo ubunyangamugayo bwe bwose, motifu ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari inyangamugayo aba afite motifu zivuga ngo bitanturukaho. Urimo urabyumva? Ntiteranya, batambona nabi, ntatakaza ikuzo. You see? Ariko umuntu wamajije kwizera agakizwa, weguriye ubuzima bw'Imana, the motivation behind every his act, every his speech, iba ari ukuvuga ngo ese ibi birubahisha data. Buri gikorwa cye cyose abagikora ku bwasi. Ni hahandi Pawulo yavuze, aravuga ngo ibyarindamu yanjye nabitekereje nkaho ari igihongo, kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kuronka Kristo. Abafata ubuzima bwe ntabwo abakibayeho ubuzima bwiyobora cyangwa bushishikajwe n'ibyanezeza we cyangwa sosiyete, ahubwo igikorwa cyose abakora abakirebera, agipimira muri principles z'ubwami bw'Imana. Akavuga se ko ngiye gusharirira mwene data, ibi ngibi birubahisha data? Nibwo buzima Imana intezeho kombaho. Sibyo? Ngiye kubakira ikigo cy'abanyeshuri, sibyo? Ngiye kugikora, ndacyubaka, ariko se nubuhe buryo, nubuhe buryo bwo kubikora mu buryo bunezeza data? Cyangwa nkayo umucuruzi none. Ngiye gucuruza, sibyo? Ngiye gukora business y'ubucuruzi. Ese ni gute nkwiriye kuyikora mu buryo bwubahisha data? Inyungu nkuramo niyo kugira ngo yenda izina ryanjye rimenyekane, mboneke ko ndi umuntu wateye imbere. Urumva gukopa cyangwa nahereza umuntu. What is the motive behind my every act?
ndabikoreshwa nuko umwami yambambiwe agafata ubuzima ntarimbukiye bwiza bw'iteka akabumpa, cyangwa ndabikoreshwa no kugira ngo niyubakire izina. Niba ari jye uri ku ruhembe rw'imibereho y'ubuzima bwanjye n'amahitamo nkora, I'm totally wrong. Niyo nagaragara imbere y'abantu nkaho ndi nakemwa mu mico no mu myifatire, urubanza rw'ibyaha byanjye ndacyarwikoreye ku mutwe wanjye. Nkeneye gutanga ubu buzima bwikoreye ibyaha buri munsi ya sentence yo gucirwaho iteka, kuzaba mu buzima bwo kurimbuka, bw'ububabare buzira herezo. Nkabufata ngavuga ngo mwami, ibi bintu ntabwo nabasha kubyikorera ngo mbyirengere, nyemerera mbiguture kubera ko ari wowe wabibasha. Hanyuma Kristo ibyo abyakira anezerewe kuko nibyo yabambiwe, akavuga ati bizane mbiguture, ni wowe nashenjaguriwe icumuro byawe, bring it to me. Yarangiza akabikwakira akaguhereza ubuzima bubohotse bw'amahoro n'umunezero. So kuba nakwitwararika muri sosiyete ntabwo ari byo bimpindura intungane imbere y'Imana. Ngira ngo ibyo binafitanye n'isano no kuba intungane, righteousness, gukiranuka imbere y'Imana ntabwo bikomoka mu byo umuntu yakoze no kwitwararika, bikomoka mu buzima bwishiriye Imana butizigamye. Hanyuma Imana ikakira bwa buzima bwanduye bubi, ikabufata ikabuhanira muri Kristo, yarangiza igafata gukiranuka kwa Kristo, kwa kundi yemeye guhindura ubusa, ikakubara kuri wa muntu wemeye guhara ubuzima bwe, akimuka ku ntebe yo kuyobora ubuzima bwe akabuhereza Yesu. Iramuguranira, Kristo amubera impongano, hanyuma Imana ikamuhereza ingurane, ikamwambura ubuzima bwo gucirwaho iteka no guhanwa by'iteka ryose, yarangiza ikamuha ubuzima bwo gukiranuka. Uwo muntu Imana yamurebera muri Kristo impongano y'amaraso yazamutse ari umubavu w'impumuro nziza imbere y'Imana, amaraso akiranuka yatambiwe ukiranirwa. Imana yamurebera muri ayo marineti, yareba Kristo ikabona Fred ni umukiranutsi, araboneye imbere yayo, akwiriye gusabana nayo, kandi nyamara ubundi atakabaye agera no mu maso yayo. Ntimurabyumva? Nkurikije ibyo byose wavuze ku bunyangamugayo n'ubukristo, itandukaniro ririmo rikomeye, ahubwo nge mbonye gukiranukira Imana byazana n'ibirenze ubunyangamugayo muri sosiyete tubayemo. Ni ukuvuga ngo ubunyangamugayo ntibwatanga gukiranuka kw'Imana cyangwa agakiza, ariko agakiza katanga ya myitwarire myiza isi dutezeho. Of course. Godly attributes zisohoza kubana n'abantu neza, sibyo? Umuntu ashobora kubana n'abantu neza, ubwo neza nyine mu bijyanye n'ibyo isi ishyiraho, ariko ntibimuheshe kuba afitanye ubusabane n'Imana ngo bimuheshe ubugingo buhoraho. Ariko uhawe ubugingo muri uwo mwana ahererwamo n'ibindi byose bimushoboza kubana n'abantu neza kandi asohoza ubushake bw'Imana muri sosiyete. So rero ikiduhindura kuba abana b'Imana tunabisobanukirwe, ntabwo ari uko tuba twabikoreye cyangwa ngo tubitangeho ikiguzi n'ibyiru runaka, nuko twemera kubyarwa n'Imana twizeye Kristo binyuze mu kwizera no kwemera umurimo Yesu yakoze ku musaraba i Karuvali. Urakoze cyane. Mu by'ukuri ndize cyane, ndatekereza n'umuntu udukurikiye wese hari icyo urimo kwiga cyangwa hari icyo urimo kungukiramo. Ahangaha tujya tugana ku musozo, mu by'ukuri wagira inama umuntu cyangwa abantu bashobora kuba badukurikiye arimo avuga ati aha ndatsindwa, aha hantu igihe cyanjye nagikoresheje nabi, cyangwa se mu by'ukuri hari igihe natakaje, ari mu gihe cyo kwicuza, avuga ati disi yo mbimenye. Uyu muntu ashobora kuba atekereza ati basi nabigarurira hehe mu by'ukuri? Ese uyu muntu ndumva ngira ngo wagira icyo umubwira cyangwa se inama wamuhereza kugira ngo mu by'ukuri afatire aho yaragejeje, byanga bikunze, niba bishoboka ko bya bibi yabisimbuza ibyiza, cyangwa se cya gihombo yagize, cyangwa se ingaruka arimo agirwaho no kuba yararuzinze time ye, cyangwa se mu gihe cy'ubuto bwe yararuzinze. Ndumva wamugira inama, ese abigenza ati kugira ngo bya bibi bisimburwe n'ibyiza? Warumbajije ngo ni iyihe nama nagira cyangwa nk'igitekerezo nahereza umuntu ukibayeho ubuzima bwatambutse, yenda cya kigero akaba afite ibintu byinshi yicuza byatambutse atakoze neza, cyangwa ubuzima bwashize atabayeho uko yagombaga kubaho. Inama namugira nuko past is past,
ibyarangiye biba byararangiye. Nuko nakubwiye amahitamo mabi no kubaho ibintu ubuzima mu buryo utakabaye bubaho bigirwamo uruhare n'ibintu byinshi bitandukanye. Amahitamo wakoze nabi yenda bishingiye mu butamenya, yenda bishingiye mu buryo utabonye guardian ngo akuguidinge, yenda binyuze mu ko wigishijwe nabi, cyangwa se binyuze mu nyine mu gitutu cy'urungano. Ibyo byose ntago umuntu yashobora gusubira inyuma ngo asubize filime inyuma, ntango bishoboka, cyangwa ngo ahasibe. Ibyo byarabaye. Ahubwo ikibazo cyaba mu kwibaza ngo ese koko ikigero ndiho ntangiye kwibaza ngo nasubirayo nkabihindura, narasobanukiwe neza, noneho ubu mfite noza package ihagije, sobanukiwe neza, noneho amahitamo nakabaye narakoze. Ubundi se niba mbisobanukiwe, ninde nkesha iyo understanding ku buryo mfite garanti yuko koko iyo understanding n'ubundi mu gihe kizaza ntazicuza, sibyo? Nkuko nababwiye, ni ukugira total reliance ku Mana, akaba ariyo nkomoko y'igisubizo n'icyerekezo cyangwa ishusho ngari y'ubuzima umuntu akwiriye kubaho. Bitabaye ibyo, yenda nkaba ngiye gushingira ku nama runaka z'imico n'imyifatire, shobora kwisanga n'ubundi ejo hazaza nakoza ayandi mahitamo. Ndimo nicuza nanone ibintu ntabayeho. Ikintu nabasaba ni ukwishira Imana nk'abana bakunda, akaba ariyo tukayifata nk'umubyeyi dukomoraho inama nyakuri, kandi umubyeyi usobanukiwe ubuzima dukwiriye kubaho, wabuteguye akabugena. Paulo yaranditse nyine muri rwa rwandiko rwo yandikiye Abefeso igice cya 2, ndagikunda cyane. Umurongo wa 10 aravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyo mirimo yayiteguriye kera mbere y'intangiriro y'ibihe kugira ngo tuzayigenderemo muri ubu buzima, sibyo? So God has, Imana yo ibona present yacu nka past yayo. Ubuzima turimo kubamo uyu munsi, it's God's past. Ni ibintu Imana yateguye, irabigena mbere. So irabizi yo, is even the following step. Dukwiriye rero kuyikesha ku buryo tubaho kugira ngo tutazagira mu mahitamo. Hanyuma rero wamajije kugira regression, start from now. Tangirira noneho aho usobanukiwe ko wagiye ukora amahitamo atariyo, adashingiye ku bushake bw'Imana, adashingiye ku murongo muzima mwiza. Noneho numara kubisobanukirwa, urebe impamvu nyamukuru yaguteye gukora ayo mahitamo mabi. Niba byaratewe nuko wakurikiye umurongo mugari w'igihiriri cy'abantu, uhindura utangire kubaho ubuzima buri personal kandi bushingiye ku cyo Imana ivuga ku buzima bwawe, sibyo? Utangire ubeho ubuzima uvuga ngo Imana yandemeye umugambi wihariye, nkwiriye kuyikurikira ikanyereka uburyo nkwiriye kubaho. Umwanzuro mwiza nuko utakora ikosa ryo gusubira. Ubundi ngo gukora ikosa no gusubira mu byo wakoze bitari biri byo, ubundi nibwo gukora ikosa. Kuba nakora mistake for the first time bimpereza isomo, ariko noneho kubisubira ni ugukosa kabiri, sibyo? So ntihazagira icyo cyabaye mu mahitamo yagushizwe imbere ngo akugaruke imbere uhushe nanone wongera ukora amahitamo mabi. Ikindi cya kabiri, urebe intandaro yo kuhitamo nabi yose yabiteye, hanyuma ukosore, utangire uyu munsi, just now, utangire noneho kubaho ubuzima bugendeye mu murongo muzima ushingiye ku cyo Imana ivuga ku buzima bwawe, sibyo? Hanyuma nsa naho ndimo no gusoza, ndashaka gusoma icyanditswe kimwe kiri mu rwandiko muri Daniel nawe ari mu isezerano rya kera. We na Yosefu bari muri role models b'urubyiruko barinze neza kwizera kwabo, banze gufata ubuzima bwabo bw'ubumana ngo babugurane ubuzima buciriritse bw'imigenzereze y'isi. Daniel igice cya mbere reka mere ku murongo wa 3 haravuga ngo Uwiteka Imana, umurongo wa 3 haravuga ngo nuko umwami ategeka Ashpenazi umutware w'inkoneze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisiraheli bo mu muryango w'umwami
n'ab'imfura bandi batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga, b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya n'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami, kugira ngo abigishe ubwenge bw'abakarudaya n'ururimi rwabo. Hepfo bavuga ukuntu yabategekeye ibyo bagomba kurya n'uburyo bagomba kubaho. Umurongo rero wa 6, muri abo bana murumva ko bakoresha abana. Bibiliya y'Icyongereza ngira ngo ivuga youth nk'urubyiruko. Muri abo bana b'Abayuda harimo Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina, aya mazina yarajyanye n'ibigirwamana byo muri by'i Babuloni. Ariko umurongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya cyangwa by'ubwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Urubyiruko, agement banjye cyangwa nabo nduta n'abanduta, uyu mutipe, uyu Daniyeli, bivuge mu rurimi rw'iki.com twumva, uyu nguyu yari urubyiruko nkatwe, kandi situation yari arimo ntabwo yari yoroshye. Hariho igihe twitwaza ngo ariko ngo ubuzima buragoye, ngo ariko se ngo wakora akazi utarya ruswa kuko ngo bigakunda, imibereho ni yoroshye, wazabona ayo gukodesha ghetto se, wabibasha mani, wabikora. Ibyo byose ni inzitwazo. Aba bahungu bari barajyanwa ari imbohe, ari abanyagano, bakuwe mu gihugu cy'iwabo bajyanwa ari imbohe, baboshywe bari mu gihugu cy'abanyamahanga. Byashobokaga ko kuba batoranijwe n'umwami byababera intandaro yo kwemera kuba imbata no kwemera kubaho ubuzima bwose bategekwa n'ubu bwami, ariko bakabona amaramuko n'amaronko ndetse n'ububabare bwa situation barimo, babone kudohorerwa ku buryo bari babayeho nk'imbohe. Urumva, it was a pathway, byari nk'inzira, byari umuyoboro wo kuba babifata nk'urwitwazo, bakavuga ngo rero ubwo umwami adutoranije mu bagomba kuba intoranywa, mureke tumugandukire, nanadusaba no kwikubita hasi ngo tumuramye, tubikore kugira ngo tudohorerwe, tubashe kubaho ubuzima bw'umudendezo n'ubuzima bubona ibyo bukeneye muri iki gihugu cy'i Babuloni. Mwanze mwabasore, ndababwiza ukuri, dore hano ngaha ntituzahava. Ariko you see the decision these young people bafashe, baravuze ngo baragambirira mu mutima, baba determined, baravuga ngo ntabwo tuzigera twiyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Impamvu ibi byo kurya by'ubwami byari ibiryo byategurwaga ku meza y'icyubahiro muri iki gihugu cy'amahanga cy'ahandi, bahitamo kurya indyo ziwabo, ziri naturere. Ibi ngibi ntidusigare ku biryo gusa, ariko byari ibibibutsa ko bari mu gihugu cy'amahanga batari iwabo. Bahitamo kubaho ubuzima bukomeye ku mahame n'indangagaciro z'ubwami cyangwa z'igihugu cy'iwabo. Banga kuramya, ngira ngo murabibona mu bice bitatu, aho umwami yageragaho agategura igishushanyo kigomba kuranywa n'abatuye igihugu cyose, ariko nabo babigezeho nanone bafata umwanzuro, baravuga ngo ntabwo bikwiriye ko dushobora kubarara hasi ngo turamye igishushanyo cy'izahabu cyakozwe n'umuntu, tukiramye nk'Imana kandi dufite Imana isumba byose, tuzi Imana rurema y'ukuri. Aravuga ngo mwami, njya nkunda hari ahantu aho Daniyeli yasubije umwami, aravuga ngo nta kintu na kimwe gituma ngo usubize iryo jambo, ariko niba ari ibyo ngibyo Imana dukorera ibasha kudukiza. Rero situation yose twaba turimo ntabwo iduhereza uburenganzira n'umudendezo wo gukora amahitamo mabi cyangwa kunyura inzira y'ubusamo ngo dukore ibivuguruza cyangwa ibibusanya n'ukuri kw'iby'Imana idutezeho gukora, twitwaje ngo turashaka amaronko n'imibereho y'ubuzima. Imana turangurijemo ibyingiringiro byacu, turangurijemo kwizera kwacu, dukesha imibereho yacu ya buri munsi, ntabwo ari nkene kandi ntabwo ikena amaboko, nta nubwo ikena amaronko. Ishoboye kudutunga n'igihe isi itappreciatinze ibyo twakoze, ariko tukaboneka nka ndakemwa mu migenzereze imbere y'umuremyi wacu, sibyo?
isomo rikomeye rero nabahereza gukuramo, mureke ubuzima ubwo ari bwo bwose, imibereho iyo ari yo yose, starting from the early age, tukure dushaka kubaho ubuzima bwubaha data muri kondisiyo iyo ari yo yose. Ya myaka y'ubugimbi aho umubiri amaraso abashushe, abanyarwanda bagiye baca imigani akavuga ngo ukizwe ubuto ngo arabubagira. Impamvu ni iyihe? Nuko mu buto babonaga ko byoroshye ko umuntu aba tempted gukora ibyamwicisha. Urimo urabyumva? Ni ukuvuga ngo ubukize ubundi yakabaye abutambira igitambo, ni ahantu hataraho gucikwa, urumva urahacitse, ukwiriye kuhatambira igitambo ukishima ukanezerwa, kuko hariya ni ahantu abantu benshi bagwa. So niba dushaka kubaho mu buzima bw'urubyiruko tukabubamo faithfully, turabizerwa, bikadusunikira ko tuzasaza neza tukagira iherezo ryiza, reka dufate ubuzima bwacu bw'ubuto tubwinterestinga mu biganza by'Imana, tubusubize umuremyi, tubwire ngo mwami turashaka kukuyoboka, tukakura tukubahisha mu mico yacu, mu migenzereze yacu, akaba ari we dukomoraho uba isoko y'ubuzima tubaho. Nibwo tuzagira iherezo ubuzima bwa none bwiza n'ubuzima buzaza kandi budusunikira mu bugingo bw'iteka. Inama najya, mureke twishira Imana, tuyiyoboke nk'abana bashimwa, nkaho tudafite ahandi hantu aho ariho hose twakwegamira. Tweguke ku bindi byose, ntitwegame ku muryango, ntitwegame kuri batonto. Ntibivuze ngo tububahuke tubasuzugure, ariko ntabwo ari bo bafite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. So tubafate rero nk'abantu Imana yatunyujije mu biganza, ababyeyi Imana iduhaye kugira ngo batuyobore mu nzira nziza yo gusabana nayo. Tuyiyegurire, dukizwe, abashikije igihe cyo gukora amahitamo baba bashobora no gukizwa. Dushake kumenya Imana, nitumara kuyimenya no gusobanukirwa ibyo ishaka, aba ariyo nzira tuyoboka, tuyikurikize, tuzagirira umugisha muri iyi si, kandi tuzaba dufite ubugingo butazagera bugira iherezo. Arakoze cyane Fred, mu by'ukuri Imana yanjye turize cyane. Gusa niba aho urimo kwicuza uvuga uti mbigenze nte, bimeze bite, mu by'ukuri Kristo aracyateza ibiganza kugira ngo uze umugana, uze umusanga, akwakire, kandi nibyo byishimo bye, kuko ngo yaraje gushaka icyazimiye. Ntabwo yari yaraziye abazima, yaje gushaka abarwayi ngo abakize, yaje gushaka abazimiye ngo abatarure. Mu by'ukuri haracyari kuba ugihumeka gusa, kuba ugifite ubuzima, kuba ukiriho, kuba ukibasha no kubitekereza ukabimenya ko wari uri mu nzira mbi cyangwa se wari uri mu bihe bibi, ni intambwe ya mbere ikomeye cyane kugira ngo uze ugana Kristo, uze wirukanka, uze uwo mutwaro awuguture. Kandi ku myaka iyo ari yo yose, waba ushaje cyangwa se ukuze, uvuga uti iyo mbimenya nanjye mu gihe cy'ubuto bwanjye nari kubigenza gutya, ngwino igihe icyo ari cyo cyose Imana iguhaye kugira ngo ubukiriho, ibasha rwose gufata bya bindi ngo umuntu yagiye muri Kristo Yesu ngo abaye icyaremwe gishya. Ibya kera rwose biribagirana bigashira, nibibe bikibukwa kuri wowe cyangwa bikubarwaho. Ngwino musanga arakuruhura. Mu by'ukuri ndumva nta gihe cyarenga cyo kugusanga Kristo ukuri kose, umuntu agihumeka, ashoboye kumenya ko amukeneye mu buzima bwe. Iyo ngiyo niwo aba ari wo mwanya ukwiriye. So baba abatoya, igihe cyose wumviye ubu butumwa, cyangwa ushobora kugira amahirwe yo kwakira binyuze no mu rusengero usengeramo cyangwa n'ahandi, Imana igashima kukugezaho message yo kumva ko mu mibereho ya muntu akeneye Imana kugira ngo ubuzima bwe buyoboke kubaho uko yabugennye kubaho. Umutoya, that is the right time. Igihe ukibyumviye ukibisobanukiwe, niwo mwanya mwiza wo gutangira kudevelop ubuzima bwo kubana n'Imana no kwishira Imana ukayiyegurira. Kristo bahora iteka ategereje, kuko nico yabambiwe, nico yacumitiwe, nico yababarijwe, no kugira ngo twebwe turonka amahoro mu bugingo bw'iteka. Sibyo? N'abakuru rero, stage umuntu yabagezaho iyo ari yo yose, nta kigero cy'umuntu yabaho adakeneye gukira. Nta gihe kinezeza cyo gutakaza umuntu akunda. Niyo umuntu yaba ashaje buriya ari rukukuri agapfa, abantu barababara. Niyo yaba yaranyuze mu buzima bwo kwibabazwa n'umubiri, barababara. Iyo hagiye umwana muto bababara kurusha. Ariko nta gihe kibaho cyiza kiryoha cyo gutakaza umuntu wakundaga. Rero nta n'igihe kibaho kibi kibaho
kibaho kibi kibabaza umuntu ashobora kubabazwa nuko yagaruriwe uwo yakundaga, amugaruriwe ashaje cyane akamugarurirwa aje mu buzima umuntu arishima. Rero n'umuntu gukora amahitamo meza byanezeza Imana ku kigero cy'umuntu yaba agezeho icyari cyo cyose. Ntukererwe, ukora amahitamo akwiriye, ukora amahitamo akwiriye igihe usobanukiwe, ushoboye kumenya ko gukora amahitamo meza biprojectinga ku iherezo ryiza. Ako kanya uwo mwanya ni ukwiriye wo gukora amahitamo meza. Arakoze cyane, mu by'ukuri turabashimiye abari badukurikiranye, turabashimiye abadufashije mu buryo bwo gufata amashusho, turabashimiye umutumirwa wacu, turamushimiye cyane Fred. Imana iguhe umugisha, Imana ibahereze umugisha mwese, naho butaha Imana ibahe umugisha.